Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri wa kabiri Gashyantare 2021. Za serivisi z'ingenzi cyangwa iz'ubukerarugendo, ba mukerarugendo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19. Icyakora imodoka zitwaye ibicuruzwa zizakomeza gukora mu gihugu hose ariko ntizitwara abantu barenze 2. Ingendo mu modoka rusange cyangwa mu binyabiziga by'abantu ku giti cyabo ziremewe mu mujyi wa Kigali. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange bus zemerewe gutwara abantu batarenze 50% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara za bisi barasabwa kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye agapfukamunwa. Moto n'amagare byemerewe gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Inama zihuza abantu imbonankubone, ibirori n'amateraniro rusange birabujijwe. Ahantu ho gukorera siporo, imyitozo ngororamubiri n'imyidagaduro hazakomeza gufunga. Kogera muri pisine birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe kogera muri pisine ya hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Siporo ikozwe n'umuntu ku giti cye iremewe hagati ya saa 11 na saa 3 za mu gitondo. Resitora na kafe zizajya zitanga serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahana take away gusa. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Insengero zizakomeza gufunga. Ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora. Abagenzi bose baza mu Rwanda bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka. Abagenzi bava mu Rwanda nabo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19. Abagenzi bose binjira mu Rwanda bahita bishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 7. Icyo gihe cyarangira bakipimisha COVID-19 bakoresheje PCR test. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo n'ababafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda z'ingendo zabo. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Ingamba zizubahirizwa ahasigaye hose mu gihugu. Ingendo zirabujijwe guhera saa 1 za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Ingendo hagati y'uturere dutandukanye zirabujijwe. Amashuri azakomeza gukora hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Insengero zizakomeza gufunga. Amateraniro rusange n'ubusabane harimo n'imihango yose y'ubukwe, kwiyakira, inama birabujijwe. Gutwara abantu mu buryo bwa rusange harimo moto n'amagare bizakomeza. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro gym no kogera muri pisine birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo aho bacumbitse ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenga abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe nabyo bizakomeza gufunga. Ibyo bikaba ari ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kabiri, ariko kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza nibi byemezo reka nk'umwanya mugenzi wanjye Uwera Jean Maurice aho ari muri studio ya kabiri. Maurice, aho uri kumwereka wakira abatumirwa muri kumwe kugira ngo murusheho gusesengura ibijyanye n'ibi byemezo. Urakoze cyane Kanzayire, nk'uko wari ubikomojeho. Reka muri studio ya kabiri nakire Minisitiri w'Ubuzima ni Dr Daniel Ngamije, ndi kumwe kandi na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professor Shyaka Anastase ndetse n'umuvugizi wa polisi y'igihugu CP John Bosco Kabera. Nkaba natangira mbaza Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije, nkagira ntimukurikije uko ibintu byifashe muri ibyumweru 2 bishize, murabona iyi gahunda ya Guma mu rugo mu mujyi wa Kigali yaratanze umusaruro ungana iki? Murakoze. Gahunda ya Guma mu rugo muri ibyumweru bishize yatanze umusaruro utangiye kugaragara iyo tureba ibipimo by'ubuzima dufite. Iyo mbere y'uko iyi gahunda ya Guma mu rugo itangira, umujyi wa Kigali wari ufite abarwayi benshi kurusha abo mu zindi ntara zose uziteranyirije hamwe. Kuva icyumweru gishize, mbese iki cyumweru turangije, umujyi wa Kigali imibare yagaragara yuko abarwayi mu mujyi wa Kigali batangiye
umubare uri munsi ugereranyije n'abarwayi bose b'izindi ntara. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, muri iyi minsi 3 ishize nibwo bwa mbere twongeye kugira abarwayi bashyashya cyangwa se abarwayi dusezerera, umubare wabo ukaba uruta w'abarwayi bashyashya twakira. Bivuze yuko abarwayi bashya twakira aho tubavurira uwo mubare uri gutangira kugabanuka. Ndashaka gusobanura neza ikintu kijyanye na Guma mu rugo kugira ngo abantu babyumve, umuntu aretse n'imibare twari tumaze kuvuga. Iyo muri abantu bane mu nzu mukaba murwaye cyangwa se umwe muri mwe akaba arwaye, abashobora kwanduza muri Guma mu rugo nabo babana. Ashobora no kutabanduza bubahirije amabwiriza tujya dutanga tuvuga tuti buri wese ajye mu cyumba cye yirinde. Reka tuvuge ko bacitswe abo yakwanduza nabo ngabo bane. Ariko iyo atari muri Guma mu rugo arabanduza, ajye muri bisi yanduza aho bajyanye ku kazi, aho akorera mu kazi yanduze aho bakorana, aho ajya muri bank agiye muri operations ze cyangwa niba ari umucuruzi cyangwa se niba agiye n'ahandi gufata indi service naho abe yakwanduza, atahe buri munsi afite umubare w'abantu yanduje. Ibyo bintu muri Guma mu rugo turabyirinda kuko uwo muntu aguma mu rugo akamara utumaze ibyumweru 2. Turasaba ko icyumweru cya gatatu nko inama ya guverinoma yabyemeje, abanyarwanda bumva yuko ari kugira ngo dushimangire ibyo twari dutangiye kubona nk'ibisubizo ku kibazo twari dufite cy'ubwandu bukabije mu mujyi wa Kigali. Kubera yuko muri ibyumweru 3 n'uwanduye wenda nabo yanduje mu rugo bazaba bakize, niba se baranarembye twabajyanye kwa muganga ubu turi kubitaho. Icyo ni ikintu gikomeye, si mu Rwanda tubifataho icyemezo nk'icyo gusa, no mu bindi bihugu gahunda ya Guma mu rugo iyo igihe kigeze ubwandu bukaba bukwirakwiye mu gihugu cyangwa se mu mujyi nko muri Kigali nk'uko bimeze, nk'uko ubushakashatsi twakoze muri weekend 2 zishize bwatweretse, bwatugaragarije ko ubwandu buri mu tugari bw'umujyi wa Kigali hafi ya twose uretse utugari twa Gasabo mu gice cy'icyaro cya Gasabo. Ahandi hose twagiye tubona ku bantu twagiye dusuzuma mu ngo nk'uko abanyamujyi abatuye mu mujyi wa Kigali bagiye babona tubasura, nibura nka 5% mu bantu twagiye dusuzuma twasanze hari abarwayi bamwe bafite ibimenyetso, abandi mu bafite hejuru y'imyaka 70 cyangwa bafite izindi ndwara karande. Bose muri ibyo byiciro twagiye dusangamo abarwayi mu tugari Guma mu rugo yaje n'igisubizo twose ikibazo cy'ubwandu bwinshi. Ni ukuvuga rero kugira ngo dutere intambwe ni uko abanyakigali, abanyarwanda n'abandi bari muri uyu mujyi dufatanya gufata icyo gisubizo nk'amata y'abashyitsi, dufatanya kucyubahiriza kugira ngo iyo 60-70% Minisitiri w'Ubuzima yavuga byarimo twari tumaze gusarura muri ibi byumweru 2, dupunguzeho n'iyo 30-40% isigaye tuyibone muri iki cyumweru kiri imbere. Icya kabiri, Guma mu rugo ntabwo iryoshye. Guma mu rugo hari abantu itoneka, ni umuti usharira turabizi, ariko n'ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. Ubwo rero icyo ubuzima busaba turasimbuza Guma mu rugo, kwidagadura no kugenda. Ariko nagira ngo turabizi ko abantu bose ntabwo bibaryohere, ntabwo iri bube ibintu bibashimisha, ntabwo iri buzamura ubukungu bwabo. Hari ahantu ikora abantu mu nkokora, imiryango myinshi ikayihutaza, bari nako tubivuga. Ariko icyiza cyayo ni uko iduha igisubizo twifuza cyo kugabanya icyorezo, kuko icyorezo nacyo kirica. Akaba ariyo mpamvu nagira ngo rwose nihanganishe cyangwa mfate mu mugongo cyangwa abantu bose baba bahutazwa cyangwa bacibwa intege na Guma mu rugo, ariko nta kindi nicyo gisubizo dufite. Igisubizo kirambye cyaduha amahoro twese ni ukwitwara neza, ni ukwirinda icyo cyorezo, ni ukubahiriza amabwiriza, ni ukubahiriza ibyo inzego zivuga, kugira ngo mu minsi iri imbere twe kuzirirwa dushaka kunywa uyu muti usharira nk'igisubizo cy'abanyarwanda, ahubwo igisubizo kibe ko buri wese yumva ko rwose yaharanira kubahiriza amabwiriza, inzego ntizivuge kabiri cyangwa ngo abantu batangire kujya mu mitsi na polisi, kujya mu mitsi n'inzego z'ibanze urwana bagufasha kugira ngo utandura, nawe urwana ugira ngo ujye gushaka aho ya mata dushaka kuguranisha itabi kubera ibihe turimo. Ibyo ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari nacyo gisubizo. Turifuza rwose, barabaje abanyarwanda rero babyakira bate? Turabizi rwose ko arabo
bikora mu nkokora turabizi ko hari, ariko tuzi ko abanyarwanda muri rusange benshi n'icyo gisubizo baracyumva n'impamvu zabyo barabyumva. Ikiba gisigaye ni ukubyubahiriza cyangwa bikanubahirizwa na bose. Ngira ngo polisi dukunda gufatanya muri gushyira mu bikorwa ya mabwiriza baraza kunyunganira, ariko ikigaragara ni uko dukeneye ko aya mabwiriza kuyubahiriza birenga kumva ko ari bireba polisi n'abaturage, ahubwo natwe nk'abanyarwanda nk'abaturage nubona umuntu urenga ku mabwiriza ujye wumva ko nawe bikureba, kuko niyandura akanduza undi akandura benshi, ingaruka twese ziratujyaho abatuye uyu mujyi. Nubwo haba harimo 70-80% bubahiriza amabwiriza, iyo habayemo 20-10 batayubahiriza namba, icyorezo kiraza kandi ntabwo gihitamo abatarayubahirije gusa, n'abayubahirije umuntu mukorana mu kazi kandi wowe witwararika nawe ashobora kukwanduza. Rwose nagira ngo iyi myitwarire yoroheje y'abanyarwanda turashima abayubahiriza, ariko turasaba rwose twivuye inyuma, turasaba abagifite intege nke, abakijora izi gahunda, abacyumva hari ukundi byagenda, nyamuneka nimwikubita agashyi kuko muratera ikibazo abanyarwanda muri rusange. Ikibazo kiraza ku miryango itandukanye, ariko turagira n'izi ngaruka zituma tujya gushaka imiti ishaririye kandi twashoboraga kubahiriza amabwiriza, ubuzima bukagenda neza. Kuko iyi Guma mu rugo turabizi ubukungu bw'igihugu burahazaharira, amafaranga mu miryango agabanuka, n'abayafite aragabanuka, intege zo kwibeshaho no kwigira no gukora kugira ngo ubeho nazo hari uko batabona uko nyine ubwo bwo gukora ntibukunda. Izo zose ni ingaruka. Izo ngaruka rero icyo dusaba muri iyi myitwarire y'abanyarwanda nk'uko ari bimbajije ni uko babibona nk'ikibazo gikomeye kandi buri wese afitemo uruhare rwo kuyikemura. Basobanukirwe kurushaho ko turacyafite amakuru y'abantu bakerensa indwara bakavuga ngo ntabwo iriho, ni indwara y'abakire, ni indwara y'abasaza, bakayivuga ibintu byinshi, ariko twese twagiye tuyibona. Ubu ngubu ntawe utazi inshuti umuvandimwe ugize kurwara covid, se n'abahitanywe nayo turabazi twese. Ubu ntabwo ikiri indwara y'abashoferi batwaraga amakamyo kera, y'abanyarusizi bigeze kwirwara ngo bacuruza bajya Bukavu, y'abakora mu isoko hariya kwa Mutangana. Ubu ni indwara twese tuzi, kuko urebye mu badukikije, abantu duturanye, mu muryango, mu nshuti, uraza kuhasanga hari umuntu wahuye n'icyo kibazo. Icyo kibazo turagifite, tugomba kugishakira umuti tudategereje ko umuti utangwa uzushariye kurushaho. Ni byiza rero ko iki cyumweru tucyongeraho, biraza kuduha inyungu kuruta navuga gupfubya umuti twari turi gutanga ubu, kandi icyumweru kimwe gusa cyatuma tuwutandukanoga neza. Kandi mu minsi iri imbere turaza kubigarukaho, niho heza aho tugana, kuko n'inkingo ziri mu nzira cyane muri Kigali. Nari mbivuze mu kanya mvuga yuko twari dukeneye iki cyumweru kugira ngo dushimangire ibyiza twari tumaze kugeraho muri gahunda ya Guma mu rugo. Navuze igabanuka ry'abarwayi bashya twakiraga, ariko ikindi navuga nuko hari n'igabanuka ry'abantu bahitanaga n'icyo cyorezo. Iyo ugereranyije imibare y'ukuntu abantu bapfaga mu byumweru 2 bishize, nuko twagiye dutanga raporo y'abapfa buri munsi kugeza ubu ngubu, ikigaragara nuko bagabanutseho hejuru ya 36% kubera ingamba zafashwe zo kubitaho hakiri kare guhera mu mudugudu. Imiti mishyashya yatangiye gutangwa mu mavuriro aho twita kuri bari abarwayi, ndetse n'indi mishyashya ikaba igiye kuboneka vuba ifite ingufu cyane kurushaho. Turashaka ko umuntu uzajya urwara tumuha ibyangombwa byose kugira ngo tumurinde gupfa, ariko tunanashishikariza abantu tubabwira ko covid irakaze, ntabwo umuntu yarakwiriye kwitwararika nabi ku buryo ashobora kuyandura. Nubwo hari ibyangombwa byose tugerageza kubyegeranya kugira ngo tumuvure, indwara n'indwara nta gahunda umuntu agira nayo, ishobora kuguhitana nubwo abaganga bakoze ibyo bagomba gukora. Abagenzi binjira mu Rwanda ndetse no kwishyira mu kato byavuye ku 120 bigeze kuri 72. Mu gukurikirana iyi ndwara no kureba no kwishakaho amakuru mu gihugu no hanze, bimaze kutugaragarira yuko ubundi twajyaga dusaba umuntu ugiye gufata urugendo aza mu Rwanda ko yisuzumisha covid, akatuzanira igipapuro cyangwa se akacyohereza akoresheje ikoranabuhanga cyerekana ko mbere yo gufata urugendo igipimo yipimishije kitarengeje iminsi 5, ni ukuvuga amasaha 120. Uyu munsi wa none byatugaragariye ko uko utindana, uko wisuzumisha mbere yo gufata urugendo, iminsi 5, 4,
ushobora no kwandura wamaze kubona icyo gipapuro cyerekana ko utanduye. yego ukaza ukagera hano mu gihugu uburwayi bukikurimo ariko butaragaragara, twagusuzuma ukigera ahangaha nk'uko mubizi dufata ibipimo ku kibuga cy'indege ku muntu uvuye hanze, nabwo ntitubone ko uwo muntu arwaye, bwacya akajya mu mirimo isanzwe agasanga agakora icyamuzanye mu gihugu, niba atashye akajya mu muryango we, niba ari mukerarugendo agatangira ibyamuzanye, niba ari businessman nawe agakora ibyamuzanye. Ikigaragara ni uko turi kubona mu bantu bari kuva hanze ko harimo abantu nyuma y'iminsi igeze kuri 7 iyo wongeye kubasuzuma ubona bamwe muri bo bafite uburwayi kandi nta handi babwanduriye. Mu by'ukuri bigaragara ko bashobora kuba barabwanduye hagati yo kwisuzumisha batarahaguruka ndetse bageze no mu gihugu aho ngaho. Cyo tuvuga tuti rero reka dufate ko uzajya wipimisha nibura usigaje amasaha 72 ngo uze ufate urugendo. Ubwo turaba dufite igipimo gisa naho ari gishya kurusha icyo cyajyaga kimara iminsi 5. Icya kabiri nugera ahangaha turakugira inama yo kwiha akato, twanabigufashamo mu buryo busanzwe dukoresha, dushobora kwifashisha ikoranabuhanga, tubambika ibikoresho bituma dushobora kumenya aho ari, dushobora kumvikana ko aho agiye twamukurikirana tumuhamagara buri munsi tumenya amakuru ye. Icyangombwa ni uko nyuma y'iminsi 7 twongera kumusuzuma kandi ntabwo yishyura, tuzongera tumusuzume, biradufasha twe gukurikirana uburwayi tunamenye izi nzaduka zivirus inzaduka nazo ziri kuvugwa ziri hanze, tubashe kumenya ngo ese mu gihugu ntaziratangira kuza, ko dukeneye ayo makuru kugira ngo bidufashe gusubiza iki kibazo cya COVID-19. Murakoze cyane. CP Jean Bosco Kabera n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda bitandukanye. Murakoze cyane. Ibishingirwaho byo kugira ngo umuntu abe yasohoka mu mujyi wa Kigali birazwi, ni serivisi z'ibanze. Hari abantu basaba impushya zo kujya guhaha, hari abasaba impushya zo kujya kwivuza, hari abantu bakora serivisi za ngombwa z'ibanze zemewe, hari imirimo ya leta izwi cyangwa se ibikorwa bya leta abantu bagomba kugira ngo bakore, hari abantu nyine bakora ubukerarugendo cyangwa se bashobora kuva mu mujyi wa Kigali bajya ahandi nanone byemewe. Ntabwo rero bikwiye kuba ari amayobera kubera ko byaratangajwe, twabisubiyemo mu kwigisha turanabisobanura buri gihe, ariko iyo urebye imibare mu by'ukuri noneho tukareba mu gihugu hose uko biba bimeze usanga uretse no mu mujyi wa Kigali hari gahunda ya Guma mu rugo abantu bagomba kuba batarenga ku mabwiriza, ariko no mu ntara ahandi naho bisa naho bitari bikomeye cyane mu turere bayarengaho. Urugero mu byumweru 2 bishize abantu bagenza amaguru bafashwe barenze ku mabwiriza mu gihugu hose bangana n'117,630. ubu barimo kureba ku mabwiriza atandukanye, haba ari ku masaha, hemura amasaha, haba ari kutambara agapfukamunwa n'ibindi. Icya kabiri ni abantu bafashe mu inzoga cyangwa se banazigurisha bagera mu 2,066. tuzi ko bari butemewe gufungura ndetse n'ibyemezo bishya bigaragara ko ubu bari budafunguye, ariko abantu banywa inzoga ndetse ku buryo nabo dufata barinjiye n'amasaha mu muhanda baba basinze, batwara ibinyabiziga basinze, ndetse bashobora kuba bafite n'ubutumwa mu by'ukuri basabye uruhushya batagiye gukora ibyo bagiye gukora, ariko bashaka uburyo batembera cyangwa se bazerera cyangwa se basurana kugira ngo banywe inzoga. Imodoka zafashwe zarenze ku mabwiriza zigera mu 2,418, moto 912, amagare 612. Ibi rero biratwereka iki? Biratwereka yuko abantu nubwo hari ikigamijwe, nubwo hari ukwigishwa, nubwo babona imibare bakagira ubwoba ndetse ugasanga barakora komantere zitandukanye, ariko mu by'ukuri hari abantu bisa naho gahunda yabo ari kuvuga ngo amabwiriza arasohotse reka turebe uburyo mu by'ukuri tuzayica cyangwa tuzanyurana nayo. Ndetse hari n'abantu amakuru twari dufite abantu bakoraga serivisi zitemewe bikingiranye cyangwa za bizinesi zitemewe. Twavugaga rero abantu bagaragaye bigenda bite? Turatanga ingero. Abantu bakora siporo, birazwi neza ko amabwiriza ya siporo avuguruye, byavuzwe yuko siporo igomba gutangira saa 11 kugera saa 3 za mu gitondo, ariko urahura n'abantu saa 3:15 saa 4 butise bitatu ni muri siporo, butise nisangaye atari ko ku isaha yanjye ntabwo igihe kiragera. Ntabwo isaha y'umuntu yishyiriyeho ari igenderwa mu gukora siporo, ni isaha y'igihugu cyangwa se yemewe na amasaha yo mu Rwanda. Icyo gihe rero n'indi ushinzwe n'umupolisi
urimo gukora akazi urimo kugenzura uburyo ibintu byubahirizwa. Turagira ngo tubwire abantu bagenda hirya no hino mu makaritsiye yuko atazishyiraho isaha ye yo gukora isaha ye isaa 3 akayita saa 2, saa 4 akayita saa 3, cyangwa se saa 12 akazita saa 2. ntabwo byemewe. Bumve yuko isaha icyo gihe ikora mu gihe cyo kugenzura ibibazo by'amabwiriza ari y'abapolisi n'izindi nzego zishinzwe kugenzura uburyo yubahirizwa. Hari abandi bantu byagaragaye yuko basaba impushya, agasaba uruhushya ku modoka. Murabizi neza yuko twabisobanuye kenshi yuko ruriya ruhushya usaba kuri system ya polisi ikibikwereka gwerekana plaque z'imodoka dukare muri telefoni yawe urimo. Umuntu aragasaba uruhushya akoresheje telefoni afite na plaque z'imodoka afite, yarangiza agafata indi modoka akayigendamo, yahura n'umupolisi akamwereka uruhushya muri telefoni. Undi nawe agafata ya modoka runaka yasabiye uruhushya muri indi telefoni akayigendana, bahura n'umupolisi akamwereka plaque z'imodoka. ntabwo byemewe. Abantu twagiye tubabona. Ubwo urumva yuko uruhushya rumwe rurimo kugenda ubona abantu babiri. Abantu baduteze amatwi badukurikirana bafitiye ingeso, niba bumva ko iki cyumweru kigomba kugenda neza, bagomba kwirinda izo ngeso. Ikindi, ubwerekanye ubutumwa bugaragaza ko wemerewe uruhushya cyangwa mu gutizanya imodoka, nabyo twabivuze. Abantu barerekanye ubutumwa. Iriya system uko ikora, iyo ufite ubutumwa ugahura n'umupolisi agakanda akanyenyeri 127 urwego, ahita abona yuko mu by'ukuri ufite uruhushya, akaba yareba iyo modoka cyangwa muri telefone uko bigaragara. Bikwibaza rero ko ibyo bintu bikorwa bitazi kandi buri gihe turabafata. Ikindi cyagiye kigaragara ni ugusaba uruhushya rwaho utagiye kandi ubeshye ukirirwa ugenda uzerera. Abantu barasaba uruhushya bakava mu ngo bakirirwa bagenda bagasurana bagakora ibindi. Urugero, hari naho abapolisi twafashe abantu, umuntu avuga ati niriwe kwa muganga, umwana we yaratwaye aramunyumuza atoya ati ntabwo twagiye kwa muganga ahubwo twiriwe tuzerera mu mujyi. Ntabwo byemewe. Sinzi ko icyo gihe uba wumvira amabwiriza cyangwa se wirinda iki cyorezo. Ikindi nuko kutubahiriza igihe wahawe. Abantu uruhushya dutanga ruha amasaha utangiriraho nawe urangiza, ariko abantu bararenza, tugafata abantu nijoro mu by'ukuri nabibuze abanyabisindisha. Ariko noneho ikintu gikomeye cyane, hari impushya polisi itanga ziva ku munsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Umuntu akumva ko azakoresha ayo masaha yose, niba ari ay'umunsi ni 28, niba ari ay'iminsi 2 ni 48, niba ari ay'itanu ni 100 cyangwa se 100, akumva ko azagenda. Urugero, abantu bajya telefone za 6 z'ijoro ati bantelefone ariko bari bampaye uruhushya rw'umunsi, umuntu avuye gushyingura avuye hehe. Ntabwo byemewe. Ibintu rero abantu babyumve yuko ikintu gikomeye cyane nuko bagomba kubahiriza amabwiriza. Icyanyuma, hari abantu bigaragara ko mu by'ukuri mu byo bakora ibyo ari byo byose bagerageza ku buryo bakerensa ibi byemezo biba byafashwe, izi ngamba ziba zashyizweho, kandi mukabona uko mu by'ukuri babyicara bagakora gahunda y'uburyo bari bubirengeho. Turagira inama abantu badukurikiye, izi ngeri zose twatanze n'izindi tutatanze, yuko bagomba kureka imyitwarire mibi kuko ntacyo bamarira. Murakoze cyane. Reka tugana ku musozo, reka turebere gato ku bijyanye n'inkingo. Ubushize mwari mwavuze ko muri uku kwezi kwa kabiri inkingo zishobora kugera mu Rwanda matariki 15. U Rwanda ruri mu bihugu 4 bya Afurika byujuje ibisabwa byose kugira ngo tubashe kubona inkingo za mbere za Pfizer. Ni u Rwanda, Tunisie, South Africa na Cape Verde. Ni ibihugu 4 byujuje ibyasabwaga byose ku buryo bwa tekinike no ku zindi requirement cyangwa se ku bindi bisabwa kugira ngo urukingo rubashe igihugu kibashe kuba mu bya mbere bibona urwo rukingo. Tuzabona ku ibihumbi 102 by'inkingo, hanyuma mbere y'uko ukwezi gushira tubone hafi 996 by'inkingo za AstraZeneca. Ubwo ni hafi miliyoni y'inkingo dufite ku ngunga ya mbere. Duhita twifashisha cyane cyane mu gukingira abakozi bo kwa muganga, abantu bakuze banafite n'indwara karande, abandi bose bari mu gikorwa cyo gufasha kubahiriza amabwiriza nk'inzego z'umutekano nabo usanga buri gihe kenshi mwagiye mubyumva mu bandura nabo babaga barimo. Abo nibo tuzaheraho kugira ngo tubakingire, ariko n'izindi nkingo zizakomeza mu
mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka igihugu gifite gahunda yo kubona izindi nkingo zihagije ku buryo nibura twagera kuri 60% y'abanyarwanda bagomba gukingirwa. Iyo niyo ntego dufite muri uyu mwaka. Harakorwa ibishoboka byose, guverinoma irakora ibishoboka byose kugira ngo izo nkingo ziboneke, zigurwe kandi zize mu gihugu zinakoreshwe. Kuri izo za mbere zigiye kuzaza dufite aho tuzabikorera, abazakingira n'ibikenewe byose, ndetse turi no gukora urutonde runoze kuko tuzakingira abo ba mbere bazabona izo nkingo. Murakoze. Professor Shyaka Anastase, kuba hongeweho icyumweru serivisi